ipantaro nziza nyingi akagenda akajugunya sha ingi ndayiryamo amafaranga sha umva ko bavuga iyi ndayariye sha uretse arambona amafaranga ubundi ngiye kuyarya se ndabona umuntu nuburira ra ukene bwisha abantu akagenda akajugunya ipantaro hariye uretse ngende nyiryamo amafaranga ubundi sha noneho imyambarire yanjye ni fashion gusa inkweto zanjye naziguriye muri Tanzania nta n'ikibazo umbwiye ine ndebe nawe hasi nk'ubu ngubu koko diregiteri hanyirukanye ku mwana nk'aya manota se koko kuba mwandikira terebye byari ikosa mwana n'umuhanga ndamuzi ibintu byose biragenda bikazonga umuntu akagapantara niko nagira agakongera kakavana n'akanyuma koko mana nyagasani noneho ndabigenza ariko nta kundi reka ngende nigendere iranze inzu y'abandi yateyeho se koko mana noneho ndaza kuzibandwa nzerekeza he ibintu byose byabaye ibibazo biratuzonze se mbigenze ne kuko noneho niyo navaga ku kazi najyaga nca ahangaha kose ndacangaha reka mfe kwicira hano basi bimenyekana neza pe biranze si ngubu dore igisazo bimeze gute bite byabo umukire rwose ndakubonye ngira kurya amafaranga uvuga ufite ipantaro iwandi ipantaro uzanura reka ipantaro se ndayikeneye iwandi ipantaro nkubwiza ukuri ipantaro nutayigura rwose nta n'indi pantaro uzojya kubona imeze nk'ingi reba ubundi iyi ngiyi ikubye nk'inshuro nka magana angahe magana ibyatsi 40 n'urusu n'ibiti byinshi do iki cyarashaje gura ipantaro iwandi bitanu biyinkubite mpita ngusiga ipantaro bitanu Yesu byonyine ahubwo ngo zibibazo umuntu aba yifite mwana byaranze byakomeje kwanga mwana nifite stress y'akazi none mba nakugabanyirije agapantaro keza ngaka bitanu kweri ariko reka nkubwire n'ubundi byose ni hahandi urumva reka nguhereze senyisa ego ko mana ndagwa 500 Jesus is Lord senyisa sha gira icyo wongeraho mwana icyo wongeraho reka ahubwo ava mu nzira nigenda basi nk'ibiceri bitatu basi reka nta n'ijana nakongeraho ahubwo ibintu byakomeje kwanga wowe nta makuru ufite nk'ubu nari professeur sibyo nkubwize noneho n'ukuri baranyirukanye ngo nahaye umwarimu ngo nahaye umunyeshuri terebye urumva ngo mwarimu ngo yatanze terebye umwarimu si cyaberaho ngo haye umwana terebye ngo bahita bakwirukana daragitera araje ati ndakwirukanye ndumva ufite ibibazo ariko nyine ntago byakubuza kugura nemba senye siyemera rwose umbwire nyaguhe nabwo ubwo no kwigomwa ongeraho ibiceri 2 basi no kwigomwa ibiceri 2 basi reka no kwigomwa bazo nagakoreho rwose kuyikoraho se nubundi ntacyo nubundi se nakwizeye ntacyo bitwaye nubundi se ucuruza ipantaro imwe Yesu izindi nyine mba nasize ingi niyo special mfite nyine nyaguhe se wayemeye shawongeraho agace mwana oyambwira nimba wayemeye dore ese ubu ngubu ngubeshye dore ni nayo mfite yonyine imbere n'inyuma wayemeye nyaguhe wayemeye se cyangwa nta kibazo reka nyakenyereye ako iyi pantaro rwose nakunde nyine none se kumugaba atungwa n'icyo afite shahu nanjye sareka ngucike ntacyo bitwaye bye sasa ngeze udupantaro tubiri daragiteri yarangirukanye ngeze udupantaro tubiri none
sha uriya niwe nari nabuze akosha nawe yimenya afite ibibazo nta no kurambura kweri umuntu uramukubita ipantaro nta no kurambura ariko rwose sha reka nyakenyereho nakundi sha nakundi rwose uyu nguyu ndamwemeje nta kuntu nagera mu rugo ntarebye ipantaro mfashe hanze nyirebe ariko se ubundi ubu ngubu ntabaye iki we kwitora nkagura umwenda sinawuzinguye mbanze nanawurebe bari babatekamutwe b'i Kigali se ariko iyi ngiyi izankwira pe amaye nkamuze beniki wamukubita n'inkuba mpaye akaguru kamwe What? mpana nyagasani sha bikomeze kwanga stress noneho ko zinyishe kweri se nk'iki ngiki kweri koko ubu kweri kirane cyane cyicaye ku gitango cya boss akibise bya bizinga byane n'ibiyora binyaranga boss akirwano ariko ibi nibi ko nawe uraje koko kweri n'ipantaro nyine naringuze byakomeje kwanga ako kazi banyirukanye n'iki n'ipantaro nguri nguze nayo nsanze ari akaguru kamwe narinde kubyibazaho ndi kubitekereza rwose ariko nta kindi kibazo ntago nanyara ahantu nk'ahangaho urabibona nawe ko hahenze bakarakara nta muntu wemere kwicara hano kandi hano umuntu mwana nyana mwabasenze gutaka ariko se kana se